Yego. Tutaratandukana. Icyo gihe cyose babimenyereye. Bakoze buri kimwe cyose ndazave mu buzima bwanjye. Atwaye ibintu bindimbura. None se kankubaze nani yampa. Wenda ni wowe nanakureka kugira ngo uje mu zindi gahunda mu kufita abashitsi. Kubana na puzzle kwawe tumera bifitemo iyihe nyungu ku buryo gutandukana nawe byatuma bagambirira icyo kintu. Ikintu cyari gihari rero. Yego. Wa mu mutwe wabo bishyizemo ngo nibo bangize, nibo bakoze. Kandi ngiye maze imyaka 6 muri kariyeri y'umuziki. Yego. Kuva nahura na puzzle twakuranye amezi 6. Yego. Ku ndirimbo bita ngo uri kubyumva? Ndikumva. Dumba niwe muntu Dumba ari mu bantu nabwiraga ngo bamposting batumva n'ibintu byanjye badashaka no kumva imiziki yanjye. Ariko nisohora si byanjye. Uwo muntu watangiye kunyegera. Ambwira ati rero shangiye kugupromotinga pe. Muri kugupromotinga rero ntago nari mfite uburyo yaraziranye na Puzzle ariko ntazi ko aziranye na Puzzle. Uri kubyumva? Ndakumva. Mura na Puzzle. Mure na Puzzle. Reka mubwire n'ikindi kintu tazi kuri Puzzle. Tazi kuri Puzzle. Puzzle yaniranyije kuri buri umwe wese yansanze tumeranye neza. Yaba producer. Kubyumva? Yego. Agiye akimenya ngo ngiye gutandukana nawe. Yego. Yakoze uburyo bushoboka bwose nyine kubera ko yari amaze kumenya system nkoramo umuziki wanjye. Abingenzi abatari ingenzi. Buri muntu wese w'ingenzi yamugezeho kugera aho yageze no kuri ku babyeyi banjye akababwira ngo yampana agiye gushaka umugore azamusubiza inyuma azagira utaragenda bajya mu matwi. Araneranya kabisa. Guys mutapinga screen. Uwo Puzzle guys mutapinga screen. Yego. Araneranya aransenya ariko urumva ntago ateranya umwana n'umubyeyi. Byo ndibishoboka sibye kukumva. Yaraguteranije agera no muri famille. Yego. Ati amano ko agiye gushaka umugore ntago ari byo. Nkababaza ariko nge uribuka ko nakubwiye ngo ari gihe cyageze tubana na Puzzle mu nzu. Yego. Kumara icyumweru ntarasohoka mu cyumba cyanjye n'abatarasohoka mu cyo. So karuko umukozi atubyenga ibiryo birahiye. Yego. Kubera ko ntabwo nari ndimo niyumva neza. So hari n'ibindi bintu nagiye menya nyine n'ibyo byose wambwiraga mbese nyine naragiye ndabana n'igikomere cyo gutandukana n'abantu nari narinjije mu buzima bwanjye. Yego. Kiragenda kimbera ihurizo. Avuga uyu muntu afite ibingibi n'ibi. Yego. Nindamuka mukuyemo no kumuha ibyo 500. Nagiraga ngo basi atuze. Yego. Agenda amahoro atanyagirije. Guys abantu mutapinga screen. Kubera ko hari amakuru nari mfite. Ibintu runaka. Ko bamaze kukugambanira guys everybody tap the screen. Uri kubyumva? Ndakumva. Nagiraga nyine mbese nturishe ubwonko bwe. Yego. Ariko byaranze. Ye baba we. Okay. So no ukuvuga ngo aya masaha no ukuvuga ngo ibindi bimenyetso byose ikintu cyanyuma cyakwaza yampano no kuvuga ngo mu rukiko aya masaha ko wagiye udahari. Abangaba bari kuburana nande bari kuburana n'ubugenza cyaha. Njewe natanze ikirego. Yego. Iyo utenze ikirego njewe narababajije tese nashaka umwavoka barambwira hoya. Abangaba ni baba bagomba kubonana n'ubushinjacyaha. Bakuye ko bagomba kubonana n'ubushinjacyaha. Utanga ibimenyetso gatanga icyo gatanga ikirego nyine ukuzuza dosiyo y'ikirego. Yego. Ucyohereza nyine. Ukacyohereza.
ni ukuvuga ngo urukiko rwakubujije gushaka umwavoka. Yewe ntabwo yari akenewe. Yego. Igihe cy'umwavoka ntabwo cyari cyagera kuri njye. Yego, kizagera ryari? Kizagera igihe ndi kurega indishyi y'akababaro. Uzaregera indishyi y'akababaro ku byawe byangirijwe na biriya. Yego. Okay, arimo kugushinja. Dumba ngo uriya musore mbere uko atandukana na Pazo atandukana na Ntuza na Yampano. Ngo wategetse Pazo gufata telefone ya Yampano akayirimuvingira muye ngo atware ibintu bizamusenya. Na magambo ya Yampano avuze. Dumba kubera iki wategetse ya Pazo gufata telefone ya Yampano akayimurira mu yawe, my brother? Akayimurira mu yanjye muya Pazo? Oya, ibyo ngibyo kwanza, ibyo ngibyo sinibaza ko nabivuga nabibwira umuntu. Yego. Ngo cause izo ziba ari rights z'abantu babiri. Telefone ya Yampano se bayimurira gute muri telefone ya Pazo? Ngo yarayifashe akora transfer nyine arayimura. Ari tutari kumva se? Oya, nase njyewe niyo nabikubwira nubwo biba bishoboka cause no Yampano afite uburenganzira bwo kwemera ko ibintu babyimura bikaba muri telefone ye bikajya mu yindi telefone. Nukuvuga ko oya, nukuvuga ngo ubwo ngubwo hano haraza kuba ubujura bwa mudasobwa. Noneho ubujura mu byerekeranye n'ikoranabuhanga. Nukuvuga navuga ko nabwiye nukuvuga ngo mwakoze ubujura bwo gushimuta telefone ya Yampano. Murayishimuta mwakoze unuvuga ngo ahangaha mwabaye aba Yahoo Boys. Nkamutuma nkamubwira ati cengera muri telefone ya Yampano uyifate uyividurire mu yawe. Niko bivugwa, ndi kukubwira ko atubwiye. Ibyo bintu akaba iyo ufite ugiye kuvuga ibintu nk'ibyo ubu ufite nka proof ubivuga koze ikintu cyose umuntu yashaka yakivuga. Ukavuga ati hano Dumba yari arimo arabwira Pazo ati kinyuma ugende wibe telefone ya Yampano uyigire gutya. Koze ibyo abari ibintu binini ibyo ngibyo. Ni ibintu binini. Yego. Urumva rero ubu ufite proof yo kuba wabivuga koze nk'icyo tugiye muri RIB we naji cyangwa tukajya mu bucamanza we nashobore kugiprovinga abanyambitsi cyaha mbashobora kumufunguriraho case. Ushaka kumufunguriraho case adashobora guprovinga ko nabwiye Pazo ngo genda muri telefone ya Yampano wibemo ibintu. Yego. Urumva ariko njyewe nta kibazo mfitanye na Yampano ntabwo nkuko nakubwiye ntabwo natangara Yampano abaye andeze gusa ufite nugaruka tumba Kigali y'amabya bazayakoramo sushi. Reka ndaza koza mu gihugu cyanjye u Rwanda ndaruzamo 100%. Ntihagire n'umuntu nkanga. U Rwanda n'urw'abanyarwanda ndi umunyarwanda ngira inanga muntu nzaza even if they need to try me I'm gonna go there. Dumba ntabwo nonese niba wabyumvishe reka gukanga nge nshatse ikintu Dumba yakoze muri ibi urimo kunyuma nta cyaha mu bintu. Ntabwo ndi kuvugira Dumba, urimo kumva? Ntabwo ndi kuvugira Dumba ariko mu bintu byonyine Yampano dusobanuriye nonaha urimo kunyumva. Dumba reka nemere ko atari yumvikana na Yampano akaba yaranamutwitse, urimo kumva? Yaba yarafasha hara adashobora kugera kuko aza amategeko yahamuhanira akahohereza ibimara. Dumba is clean. Njyewe se ikintu ofete ikintu cyonyine mushobora kuba natinya na ahantu umuntu yaza akahita avuga ati Dumba yampaye iyi video, Dumba yapostinze iyi video, Dumba niwe yampaye iyi video. Ibyo nibyo natinya. Ibyo ntabwo byigeze biba. Ubundi itegeko ni hano. Gaho ni muzamuke, abantu mwese muzamuke kuri pano hano muzamuke, ubu nabazamura. Ubu mwazamuka. Ahubwo ariko harazamuka komeza Dumba. Komeza Dumba. Waruvuze kugiye kubivugaho, komeza ubivuge. Ahubwo icyo nzira nkuko mbona hano abantu banyita umugambanyi. Yego. Ikintu cy'ubugambanyi cyakomeje kuvugwa Dumba. Reka mwereke ngewe icyo nzira.
ngenzira gufasha abahanzi yego kubera ya mpano murabizi mwese ko ya mpano New Year's Groove iza kugera umwaka asohora ngo ni umuntu nari nshigikiye cyane abantu bari kuri Instagram yanjye bankurikira barabizi collabo za ya mpano zacyaga kuri Instagram yanjye so bwa mbere nyine ibyo abivuzeho agira ati unyumve neza cyane aravuga ati Dumba mureba kuza kumfasha ntabwo Dumba byutse mu gitondo ngo amfashe Dumba yaje kumfasha ariko se kamarade kuri kumamaga kandi ukuzamura ntuzamuke yahangane gato kamarade uranyumva ndimo ndakumva yego ndimo nakumva urimo urabivanga God urimo urabivanga niba ushaka ko mvuga umbwire mvuge ndangize vuga Dumba vuga urumva reka kubivanga banza urangize ibyo ngibyo yari arimo aravuga ati ntabwo bwari urukundo nase uyu nguyu yagiye Dumba sheri biteke ni byiza God agiye he meze neza sheri cya God sinzi ahantu kigiye so anyway bari hano baraza kumva ya mpano rero naramufashaga muri I think last December mukuri abantu bazi challenge niki yajyaga akora nkazimucollaboratingira ibintu nkamupostingira nkamubwira ibyo gukora kenshi mu bikari ibintu byinshi kenshi nijye wabimubwira nkabwira ba Beni uyu ni umwana mwaha muri kuri groove koze ba Beni tuba turimo turakorana hafi no hafi ntabwo nakwiragije my brother ngiyewe urumva buri muri concentrating so like ibintu concentrating ariko urabizi ikintu bita inkuru ni inkuru nubwo bari kubana n'ibirobezo bidashobora no kunkana ubyo kakanwa amaso urukumva nibyo nari ngezeho nkubwira uyu musore yakubwiye yavuze ngo Dumba uyu mureba ntabwo mukumfasha kwe Dumba n'umuntu nirukanse igihe kirekire ngo amfashe urimo kunyumva akanzunguriza umutwe indirimbo nibagiwe izina ryayo uraza kunyumva kuri YouTube ndatekereza babikodinze iyo ndirimbo ubonye ikubise nibwo wabwiye ubonye uburyo arakasa mutwe nibwo wabwiye ya mpano ngo ubu ngubu nagutwikira tagamati ngo nibwo wabwiye ya mpano ngo ubu ngubu nakwatsa ntabwo wagiye gufasha ya mpano nk'umuntu wari ugiye kuzamuka wafashije ya mpano kuko wari ubonye ashoboye aravuga ati rero aba bagabo kumbwira ko banzamuye bumvaga ari bo bangize nari maze imyaka 6 mu muziki baje mu mezi 6 pazo namaranye nawe amezi 7 yonyine bakumva ko bagomba kungira ubuzima bwanjye bakankoresha nk'igikoresho cyabo ko bashaka bakagira naho bangira ubasha ko ntashobora gushaka umugore ibi ngibi ntabwo nagomba kubyihanganira nahisemo ibintu bibiri kuko banyeretse nkimara kubibavugisha yaba Dumba na Pazo byagaragaye ku munota wa mbere nkibibabwira ko ndi buhitemo ikintu kimwe kubana n'abadumba cyangwa nkababura ngahitamo amahitamo yanjye yo gushaka umugore kuko njya kubwira Dumba gushaka umugore yanyamaganiye kure ariko menya amakuru ko yari yamaze kugambana Pazo yari yamaze kubimubwira bamaze no kugambana ko bagomba kubimbuza nahisemo igikorwa nk'umugabo ntabwo nari kubana n'abantu mwera mu mezi 6 kuva kureka amahitamo yanjye impamvu nashatse umugore nari maze igihe kirekire numva ndi muri depression iteye ubwoba n'ubwigunge bitewe nuko nari nisanze muri iyi industry n'ibintu nari nsanzemo bya femu nari nkeneye umuntu mba hafi nk'umugore wanjye niyo mpamvu nashatse umugore badumba ntabwo bashatse kubyumva bantegetse guceceka no kudashaka umugore turi kujyana Dumba ahangaha noneho niho hazi ikintu giteye ubwoba bakavuga ko ahangaha bategereje the right time nk'abantu bamufashaga igihe iki ngiki kirazamo iharabika biramutse bitarabaye kuri wowe byaba ari iharabika tekereza ko byajyaho umucyo kuko nuko gukekera ihagane gato ufite ya mpano yamarabitse cyane kuko bavuga ko ngo mwategereje igihe the right time ko hari umunyamakuru utigeze uvugwa ariko uyu munsi havuzwe ibintu biteye ubwoba hari umunyamakuru wo mu gihe utarigeze atashatse kuvuga izina rye
wabahaye amakuru amaze gukorana ikiganiro ku gihe n'ikinyamakuru cy'igihe kuri tuwa bari bagiye gukorana na Joel mu gihugu ku mugabane wa Europe. Uri kunyumva? Aya makuru akimara kubageraho mu matwi yo kunyumva ngo nibwo video yahise hanze kugira ngo imwitambike, ndetse bayishyize hanze n'uwo munyamakuru w'igihe ashobora kuba ari mu kagambane ko guhagarika uru rugendo rw'uyu mugabo. Kuko uri kumva ya mpano n'ikiganiro yakoze ku gihe hamwe na Joel Ruti, ntabwo icyo kiganiro kigeze gisohoka ko mwahisemo mutambika. Sorry, uko abivuga we, reka ntikoresha ngo ngumwa kandi wowe utabyemera cyangwa utanarimo. Avuga ko hahise hitambika mira video, akavuga ko ibyo bintu byakozwe na Puzzle. Abigiri ndi gukotinga amagambo ya mpano, abigiriwemo inama n'umuntu wita Muzafaru. Ahubwo icyo kirego nico ya mpano yari kurega kuri RIB. Ibyo ngibyo ibyo avuze kuri live byari gufata neza iyaza kuba yarabivuze kuri RIB, akababwira ati Puzzle yasakaje video ariko Dumba ari we yamutumye. Ubwo rero kuri RIB bari kubaza ukuntu nje bari gushaka proof ntuma Puzzle. Urumva? Ariko we avuga ko ari wowe master planner wa buri kimwe. Urumva? Ariko we agiye kuri RIB, agiye kurega ikirego, yareze ko ngo ntabwo nafashe responsibility nk'umuntu mukuru. Yego, niko atubwiye. Kubera iki hano kuri live avugiraho ibintu bimwe atareze? Kubera ko ari buryo byumvikana. Ubundi kuba master planner nibyo yari kuvuga, nibyo yari kurega hariya ati Dumba niwe yatumye Puzzle. Ariko we yagiye kuvuga ngo ntago nabaye umuntu mukuru, ngo ntago nafashe responsibility, which RIB ntabwo yigeze impamagara. Urumva? Ibyo bintu sinibaza ko RIB yabimpamagarira, kereka ngira ngo ndi i Kigali bashobora kumpamagara nkagenda nanjye nka proving ibintu byanjye ko ndi innocent. Bari hagati aho ngaho njewe the fact that ntabwo avuga ko nasakaje amashusho nico amashusho ndibaza ko niyo ntabwo naba mubi cyane, singewe mubi wagenda muri telefone watuma uwo nguwo. Mbese sinibaza ko ikibazo kiri kuri ngewe watumye Puzzle nkuko abivuga kurusha uwafashe video. We ninde wamutumye gufata iyo video yambaye ubusa? Ese iyo video yambara ubusa yayishakaga hiki? Urumva? Why would you get a video ugafata video wambaye ubusa urimo urarongorana n'umugore wawe kugira ngo Dumba nze kubigiramo ikibazo, kugira ngo Dumba baze kuvuga ngo Dumba niwe yatumye Puzzle? Wewe wifashe video urimo urarongora, none urimo uradushira mu bibazo ngo watumye udafite na proof. Kindi kintu nagumye nkubwirejo, aravuga ko baravuga ko video yari kuri email ifite abantu 4. Abo 4 kubera iki batabareze? Abo 4 nibo bari nibo Dumba ni uri dangerous kurusha abantu 4 bari muri email ye. Dumba ari dangerous kurusha abantu 4 bari muri email bashobora kuyigiraho access. Urumva? Ibyo byose yavuze yabeshe. Ntabwo nigeze ntuma Puzzle ntabwo njya mvugana nawe cyane. Call zanjye katuvuge ko Puzzle tuvuganye, niba Puzzle mvugana nawe cyane mu mwaka ushize navuganye na Puzzle inshuro 3. Niba zibaye nyinshi kanzigire nyinshi inshuro nk'eshanu. Puzzle ni mu mwaka ushize nibwo navuganye nawe. Umuntu uvugana nawe inshuro 5 ntago mwagambana ibyo bintu byose. And then if they can check Puzzle's phone, ibyanjye nawe ntabwo ari gusa ya mpano we yibazaga ko njewe, ni nayo mpamvu yandeze yaramfitiye umujinya, nuko ukuntu twakoraga ibintu yaratangiye gukora ibintu mu buryo butari bwo. Ya mpano asohora ibi video, asohora audio bitagira video bivanga. Murabyibuka ibyo bintu byabaye kuri Marira, nkamubwira ati ya ibyampano ibyo bintu bireke, reka gusohora indirimbo muri ubwo buryo, kora official video, amafaranga urimo urayabona. Kuva kuri New Year's Groove, kuva kuri New Year's Groove nyagira umuntu umvugiramo bammutinge bose. Kuva kuri New Year's Groove ya mpano bamuha stage kwa The Ben,
ya mpano yatangiye kubona ibiraka bakorana na Puzzle. Ya mpano yabona ibiraka nkamubwira ati ya mpano sohora video, ufite amafaranga ashobora gufata video. Hari abana benshi bashobora gukora video z'ibihumbi 600 aho kugira ngo usohore indirimbo uzikubiseho ibyo biboro. Ya mpano akambwira araza kubikora, akagenda akongera akampamagara ngo ubu tugomba gutwika gutya. Nambwira ya mpano ibintu ukeneye nibi. Noneho ku buryo tutajyaga twumvika. Ya mpano nanjye gukubita New Year's Group avuye kwanuza ko yabyimbye. Avuye kwa The Ben yarabyimbye, nta muntu yumvaga. Abantu bari muri industry baramuzi nuko bigirisha. Abantu bo muri industry bazi ya mpano n'umutwe we munini n'umuntu no kunatumva n'iki yajyaga nyiyorobekaho buri gihe mbere dukorana, akazajya amubwira ibintu akabikora. Arangije kuva kuri New Year's Groove ya mpano nta kintu twavugana ngo akore. Nta kintu twavuganaga ngo akore. Ya mpano before njya kumva ngo baramuvinze bavuye Nyamirambo bagiye Kanombe we na Puzzle. Puzzle abanza kumpamagara arambwira ati ya mpano yampinduza, ngo ya mpano yanyihinduye. Ya mpano abona uwo mugore byo yarampamagara arambwira ati nabonye girlfriend n'iki. Nyuma yo kumbwira ati nabonye girlfriend, araza arambwira ati Dumba ati Puzzle noneho simushaka, nta mwanya munini ushizeho hataracya igihe kinini. Ndamubwira ati ya mpano ko mwagumaga mukora neza, ibintu birimo biragenda neza, Puzzle kushaka kumwirukana ninduza kugukorera ibintu. Kozo umuntu abafite abapampe ntabwo ushobora kuba umusitari na hit yari afite. Ya mpano murabona ko ari umuntu yagiye no ku ishuri. He's very biba bigoye kugira ngo yimanaging ibintu byinshi, contracts ziba ziri mu Cyongereza, ibintu biba bimeze gutya. Ubu ukeneye umuntu ashobora kugukorera ibyo bintu. Ya mpano ashaka kurongora, ashaka kwiswerera umugore we, aravuga ati Puzzle agende. Aravuga ati Puzzle agende, Puzzle simushaka. Ewana biba kavuyo. Ndamubwira ya mpano ntabwo uza kubishobora. Rero uko kutumvikana na ya mpano mubwira ati ibyo bintu na Puzzle, ngiye Puzzle ntabwo ari inshuti yanjye wa mugane nka ya mpano. Ya mpano niwe inshuti yanjye kurusha Puzzle, niwe yari inshuti yanjye kurusha Puzzle. Oya atubwiye ko umuntu wawe wa hafi ari Puzzle. Arabesha. Utigeze ugirana ubushuti na ya mpano kurusha ubushuti wari ufitanye na Puzzle. Arabesha rero wababesha. Ababeshe nkuko nkubwiye ati mu mwaka Puzzle mvugana nawe niba naravuganye ahubwo ya mpano yumva kubera Puzzle mvugana nawe mu Kigande, yumva twumvikana cyane kurusha we, koze iyo tuvugana na Puzzle tuvuga Ikigande. We ya mpano yumva ko hari ibintu twumvikanaho cyane na Puzzle kurusha we nawe, but like really Puzzle ntabwo yari inshuti yanjye to that extent. Ese Puzzle abaguti inshuti yanjye abantu batabizi, abo bantu bose bo muri showbiz bakabaye babizi ko Puzzle ari inshuti yanjye, but like Puzzle is not my friend like that. So ya mpano namubwiye ati man, uwo Puzzle ugiye kwikuraho yari arimo aratigita, arimo akora ibintu bya ya mpano kuva kuri New Year's Groove ya last year byahise bimanuka, views ze zikazajya zimanuka zigenda bigaragara. Kandi bigaragara ngo iyitwaga Metresi views zigenda zigabanura, icyitaga umukobwa w'inzobe cyana cy'inzobe zigenda zigabanuka. Mubwira impamvu views zirimo ziragabanuka nuko na video zirimo zirasohoka. Abantu bagutegerejeho video urimo urasohora audio, kandi audio urimo urazisohora mu buryo bubi. Bajyana ibibazo na Marina bya audio. No yamana kumva ndi umwanzi, akumva ndimo ndagambana na Puzzle. Je Puzzle ngambana nawe kubera iki? Reka na Puzzle je nagombaga kugambana nawe. Diro ya mpano ngira ngo nk'ubu kuba yarasohoye video arimo ararongorana yabikoresheje kugira ngo andwanye ngewe Puzzle. Iyo video ntabwo sinafashe video Puzzle, ntabwo nigeze mubwira Puzzle asakaze video. Urumva we umusikwera afite responsibility yo kuba yarafashe video no kuyibika nabi, bakabaye nabyo babishaka. Urumva ibyo aho kugira ngo agenda mbeshere ngo ngewe natumye Puzzle warambonye. Zana ikintu kigaragaza, zana proof igaragaza ko Dumba yavuganye na Puzzle hanamutuma muri telefone. Ese telefone ngewe simbisakaze. Urumva ntago ashobora guprovinga ngo Dumba hano yaracengeye ngo abwira Puzzle. Kandi niba yonza kuba ibyo bintu narabikoze, nibyo yakabaye yarareze muri RIB, kuya muri RIB ibyo batwaye. Ariko sibyo yareze, ibyo yareze it doesn't make sense. Ngo Dumba niyabaye umuntu mukuru ngo gukumira ibyaha.
Ibyo nibyo yakabaye yarareze ati Dumba yabwiye Pazo aze muri telefoni yanjye, noneho akabiprovinga agahita bereka ati tubwire Dumba yabwiye gute Pazo, cause ibyo bintu ni ibintu umuntu yavuga uko yishakiye. Nazinduka mu gitondo nkabivuga uko nshaka tu, nkatwika nkavuga ati Dumba naravuga, ariko if you cannot prove it, ni ibintu byafungisha umuntu, then akoze ntabihari. Ntabwo namenye aho batonganiraga, babaga bari kuri ground, ndibuka bigeze kumpamagara bari no ku Gisenyi ngo bagiye kwiyunga. Pazo avuga ngo amafaranga ye ntabwo tinya ko nibyo bintu Pazo yavugaga ngo amafaranga ye ntabwo bapfa amafaranga by the bakungu, bapfa amafaranga ngo sinzi amafaranga bari bamwemereye. Pazo yampana amafaranga yari yamwemereye ngo kandi nayamuhe ngo niki n'ibiciro simbizi nangahe, ibyo bumvikanye bajya gusayininga contract simbizi, I don't know contract aho bayisayiningiye, ibyo bagiye mu simbizi, ibintu byabo by'amafaranga ne guti abantu bapfa amafaranga ntazi. Ari nge none se ngewe yampano yaba yarankoze iki ku buryo mutuma ko Pazo aribo bafite icyo bapfa bapfa amafaranga? Ese abantu bo muri industry banzi, mwe abantu bo muri industry munzu ukuntu nkora ibintu byanjye, ibi bintu ni bya bindi urumva nkuko Keza bashwana na Muyango and then nkagerageza ibintu inyuma kuba nabitunganya and then we hakavamo umwe akanyihinduka. That's how it is. Cause nashakaga ko yampano akorana na Pazo, nkazajya mbabwira ati mani mwongere musubirane. Icyo kuvuga ngo yampano namubujije umugore we, naramubwiye ntabwo namubwiye se nabuze umugore, yampano ndashaka wa mugane nzamurongora, ntabwo yampano nzamurongora, sindi umutinganya. Naramubwiraga ahantu ugeze yampano nugukora, kuzi dukorana n'abahanzi benshi, twumvikana urabona Kevin Kade, tuba turi kuri call na Kevin Kade tuvuga iki nicyo gikurikiraho, iki nicyo gikurikira. Yampano nuko twabaga tumeze tuvuga ati Kevin ubu ngubu turakora iki, ubu gikurikiraho ni iki. Yampano rero we tugira ahantu udashobora kumubwira ati gikurikiraho ni iki, kozi burubwo umubwira ati gikurikiraho ni iki ari kumwe n'umugore ari mu bitanda, wamubwira ati tuma hangaha, ntabwo bigishoboka gukora. Rero najye nk'umuntu buri muradiringa nabo inyuma mu gikari n'ibintu n'ibihangano byabo, we yumvishe ko ndi umwanzi, ibintu ntabwo babirimo birakora. What are you gonna do? Ndamubwira yampano mbamuretse gutya, sometimes akampamagara simwitabe, sinjya mbahamagara, abahanzi simbahamagara, mbashaka iki, nibo bampamagara. Rero yampamagara simwitabe, nkavuga ati rubundi ko twarangiye kuvuga n'inshuro 5 inshuro 6 umuhungu ibintu twavuganye ntabikore, kubera iki se ngewe mba ndaho ngaho ngoma mfata telefoni za yampano. Rero yampano nangiye kumugostinga ngira ngo yumva ko nabaye umwanzi, ntabwo nza gufata telefoni zawe mu gihe byo tuvuganye ntacyo ukora. Urumva ubwo agiye kurega video zisohotse, yumvaga ko natumye